tujya tugera gutya tukumva abantu bavuga ngo urabona ngo umuntu ngo usiramuye ngo n'umuntu udasiramuye burya ngo umudamu mu mabanga yabubatse ngo hari ukuntu ngo usiramuye ngo ari we byiza mwagira icyo mutubwiraho kikanakangurira abadukurikiye wenda no kuba bakwitabira kwisiramuza ku bwinshi. Orohereye cyane ku buryo gashobora gukomereka mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite iyo virusi itera sida akaba yakwandura cyangwa ukaba wakanduza binyuze muri kagaho dukuraho gatwikiriye umutwe w'imboro. Ikindi gusiramura nanone bishobora gufasha umuntu. Ikindi twibaza tujya tubona abakobwa cyane cyane bashiki bacu tubana akakubaza ati se wowe urasiramuye waba udasiramuye akakujyana nk'icyo kintu mwebwe mu cyakira gute? Ni umuco nyarwanda, ni cyiza gikomeze, nkamwe muragira inama ababyeyi ndetse n'abashiki b'abantu mu ngo, byakagombye gutangirira mu rugo kwisiramuza cyangwa umwana yakagombye kubibwirwa n'abandi ageze ku ishuri? Mbere na mbere ibyo bishobora kubaho bitewe n'imikorere cyangwa se n'umubiri w'umuntu, ariko gusiramura navuga ngo uretse kuba wenda byaduha bya byiza twumva twifuza byo gukomeza gusigasira ubuzima bwacu, ariko ku bijyanye n'amabanga y'abubatsi ntabwo twongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe inshuti mukurikiye Ijabo Rye TV. Uyu munsi noneho ntibisanzwe, uretse ko n'ikindi gihe byabaga biba bidasanzwe, ariko noneho twabateguriye ikiganiro gishyashya kizajya gihora kinyuraho igihe cyose, ikiganiro cyitwa Mbaze Muganga, kizajya kinyuzaho ibijyanye n'ubuzima gusa. Rero ntabatindiye, reka duhe ijambo mutumirwa atubwire neza n'insanganyamatsiko n'ikiganiro yaduteguriye uyu munsi. Ikaze muganga mu kiganiro, wibwire abadukurikiye. Murakoze. Nathaniel Kwizagira, nkaba ndi umuganga, nkaba nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro kugira ngo tuganire byinshi ku buzima, dusobanukirwe. Murakoze namwe muganga. Iyi televiziyo usanzwe uyizi gute? Iyi televiziyo ndayikurikirana cyane ku biganiro byinshi bitandukanye bivuga ku myidagaduro, bivuga ku ijambo ry'Imana, mbese iyo mbonye umwanya ibiganiro byabo ndabikurikirana kandi ndabikunda cyane. Murakoze cyane. Hanyuma rero tuboneyeho no kubashimira muganga, uyu munsi ku cyumweru uba ari umunsi wanyu wo kuruhuka. Turabizi ko bitaba byoroshye kugira ngo umuntu azababone, ariko tubashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye. Yego, murakoze cyane. Nk'uko bivuze uyu munsi aba ari umunsi wo kuruhuka, ariko navuga ngo ni umugisha kubagira muza kunsura, nkumva umunsi wanjye umunsi uragenda neza. Murakoze cyane. Hanyuma rero twatekereje gukora ikiganiro cyitwa Mbaze Muganga kubera ko twabonaga abanyarwanda benshi cyane cyane abatuye hirya no hino hanze y'umujyi wa Kigali bafite icyifuzo cyo kumenya ikijyanye n'ubuzima, kuko dukwiye kugira umubiri muzima ariko kandi umubiri utagira indwara. Niyo mpamvu twatekereje gukora ikiganiro cyitwa Mbaze Muganga, kizajya gitumira abaganga baba ab'indwara zitandukanye, kugira ngo buri munyarwanda nibura agire amakuru ku ndwara iyo ari yo yose ashobora guhura nayo mu buzima. Ni muri uwo mwanya rero namwe twabasabye kugira ngo uyu munsi Ijabo Rye TV rizabasure, ubundi mugire icyo mugeza ku banyarwanda badukurikira. Akanya ni akanyu. Murakoze, mwatekereje neza guhitamo ikiganiro ku kijyanye n'ubuzima. Ni byiza cyane kandi
bifasha abanyarwanda muri rusange. Hari byinshi baba bibaza bijyanye n'ubuzima, hari byinshi baba batekereza, ariko iyo habayeho ikintu nk'iki ngiki cyo kuba bajya babona amakuru mu buryo bworoshye, yabafasha kuba bagira bimwe birinda cyangwa bigengeseraho, ni byiza cyane. Uyu munsi rero njye ndumva nifuza kuganira n'urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rw'abasore ndetse n'abapapa muri rusange, cyangwa se abagabo n'abana bato, kugira ngo tuganire ku kintu, ku ngingo numvaga nifuza kuganiraho yo gusiramurwa. Yego, murakoze cyane, kuko nifuza ko tuganiraho rwose. Gusiramurwa abantu babigiraho amatsiko kenshi, ugasanga baribazaho ibibazo byinshi bitandukanye, ndetse n'abandi bakabigirira ubwoba, abandi ntibibaze impamvu yo gukoresha circoncision cyangwa se igikorwa cyo kwisiramuza. Muganga ni mu bidusobanurire, mu bive imuzi n'imuzingo, ubwo muratubwira guhera ku bana batoya cyangwa se ndetse no ku bantu bakuru. Hari abashuti tuba dufite basiramuye cyangwa batanasiramuye. Umwanya ni uwanyu wo kutubwira ibyiza byabyo ndetse n'ibibi byabyo, n'inama muha abantu kugira ngo babe bagana icyo gikorwa cyangwa se bakihorere. Urakoze umunyamakuru. Nk'uko ubivuze, abantu benshi bakunze kugira impungenge ku gikorwa cyo gusiramurwa, nyamara ntabwo bakagombye kuzigira, kubera ko turahari kugira ngo tubafashe. Mbere na mbere ndabanza nsobanure gusiramurwa icyo ari cyo, noneho nitumara kubyumva tuze kumva icyo bishobora, impamvu yo gusiramurwa, ndetse tuze no kureba icyo bitumariye. Gusiramurwa ni igikorwa gikorwa n'umuganga wabyigiye, habaho gukuraho cyangwa se gukuraho agahu gatwikiriye umutwe w'igitsina. Ni uburyo rero bukorwa neza, kandi bugakorerwa kwa muganga, bugakorwa n'abaganga babyigiye. Iki ni igikorwa leta ishishikariza abantu, kubera ko yabonye ko hari icyo kimariye, cyane cyane urubyiruko ndetse n'abagabo, kugira ngo habeho kuba bafasha abanyarwanda kugera ku bintu byinshi bitandukanye. Gusiramurwa kugeza ubu mu Rwanda, ndatekereza dufite uburyo bubiri bwo gusiramurwa. Hari uburyo bwo gusiramura babaze bakoresheje uburyo nakita nko kubaga, bakuraho kagaho gatwikiriye umutwe w'igitsina. Hakaba n'ubundi buryo bukorwa bakoresheje impeta, nanone n'ubundi baba bagamije gukuraho kagahu gatwikiriye uburyo bw'igitsina. Ni muri urwo rwego rero habayeho kwegereza abaturage icyo gikorwa, kugira ngo umuntu azave i Nyamagabe cyangwa ave i Gicumbi azi Kigali kwisiramuza, kubera ko Kigali wenda ariyo yateye imbere, bahitamo kubidesantraliza, babishyira mu baturage. Ugasanga mu bigo nderabuzima barabikora, mu bitaro bakabikora, kugira ngo begereze nyirizina abaturage icyo gikorwa. Leta rero yabisizemo imbaraga nyinshi, ihugura abaganga bajya bafasha abantu baba urubyiruko ndetse n'abantu bakuru, abagabo bakuze, kugira ngo bajye babona iyo serivisi byihuse. Ihugura abaganga, irabafasha, itanga ibikoresho, ndetse ishyiraho icyo nakita nka kampanye zizajya zifasha gukangurira urubyiruko n'abagabo muri rusange kugira ngo bakoreshe icyo gikorwa. Yego, hanyuma muganga, hari umuntu wumva kwisiramuza akagira ngo ni ugukuraho urugingo rwose cyangwa se igitsina cyose, ubundi mubigenza gute? Uko tubigenza, nk'uko natangiye mbivuga hejuru, mbere wenda abantu byabateraga ubwoba, kubera ko navuga ngo byakorwaga mu buryo navuga butari ubwa nyabwo, kubera ko abantu bari batarabigiraho amakuru cyangwa se bari batarabihugurirwa ngo babe babikora neza. Ariko kuri ubu ngubu
bisigaye bikorwa mu buryo bwiza, ku buryo ujya kwa muganga bakagukorera ugataha ugakomeza imirimo yawe, waba ugiye mu kazi kwicara muri botike ugacuruza, waba ufite urugendo ukora ukarukora. Ariko mbere wabonaga mu giturage mu gihe basiramu ukabona abana bose bari kugenda, ubona nyine ari ibintu bidasanzwe, ariko ubu bisigaye bikorwa neza. Nk'uko nabisobanuye hejuru, ni ugukuraho agahu gatoya gatwikiriye umutwe w'igitsina kugira ngo hirindwe indwara zishobora kwandura zinyuze mu mibonano mpuzabitsina, kugira ngo hirindwe nanone kuba umuntu yazanduza. Yes. Icyo gikorwa kirica se cyangwa ni igikorwa cyorohereye? Nk'uko maze kubisobanura, icyo gikorwa ntabwo cyica. Icyo gikorwa ntabwo cyica, ni igikorwa cyiza umuntu akorerwa akaba yajya gukora imirimo ye itandukanye. Rero nta mpungenge zihari, kuko leta yacu iradukunda. Ikintu yabonye gishobora guteza ibibazo ntabwo ishobora kukimanura ngo ikigeze ku rwego rw'ikigo nderabuzima ibemerere gukora icyo gikorwa. Ntabwo ishobora kwemera ko kiva ku bitaro kikamanuka kikagera no mu kigo nderabuzima. Ntabwo cyica rwose, ahubwo ni igikorwa cyiza kandi gifasha ku bintu byinshi bitandukanye. Hanyuma ko tujya tubona hari abantu babagana hariya muri ariya mavuriro akomeye muba mukoreramo, kuki badakunze kugana ku masantere do sante bagahitamo kuza wenda nko muri biriya bitaro bikomeye mukoreramo, tutiriwe tugaruka wenda mu mazina yabyo? Ni ukubera iki? Cyangwa se na asiranse bivurizaho ituma baza, cyangwa ni ukubera iki batabikorera ku masantere do sante abegereye bagahitamo kuza hari iwanyu mu bitaro? Abanyarwanda nk'uko tugenda dutera imbere dukeneye guhindura imyumvire, tukumva ko icyakorewe mu kigo nderabuzima hari hepfo i Nyamagabe gishobora gukorerwa no muri Faisal bigakunda. Nta kindi kintu kidasanzwe, nk'uko twabivuze, umuntu wese yemerewe kwivuriza ashaka. Simvuze ko no mu bigo nderabuzima batahagana wenda ngo bibe bahasabiriza serivisi, barahagana bakazisaba, ariko abenshi wenda bisanga mu mujyi, swate niho baba bari, ariko sindabona umuntu ava i Nyamagabe ngo aze avuga ngo aje kwisiramuriza muri Faisal, ngo aje kwisiramuriza i Kanombe, kuko abazi ko iyo serivisi no mu kigo nderabuzima ari buyihasange, cyangwa mu bitaro by'akarere ari buyihasange, kandi akayihabwa agakorerwa neza. Hanyuma ni izihe ndwara zifata igitsina cy'umugabo wenda muba mugira ngo murinde abantu mukabakangurira kujya kwisiramuza? Zifata zite? Mbese iyo umuntu yisiramuje aba azirinze mu buhe buryo? Urakoze. Wenda reka ne guhera ku ndwara zishobora gufata umuntu mu gihe atisiramuje, kuko indwara yose ku muntu wisiramuje, nubwo yaba yisiramuje atirinze neza, nawe yamufata. Ntabwo gusiramura bikuraho kurwara, ahubwo reka mpere ku cyiza cyo gusiramurwa, noneho tuze twagera ku ndwara, nibyo biri budufashe kumva neza impamvu yo gusiramurwa cyangwa impamvu yo gusiramura umuntu runaka. Nk'uko nabivuze, gusiramurwa ni uburyo bwiza bukorerwa kwa muganga. Mbere na mbere reka mpere kuri iki kintu. Gusiramurwa buriya ni isuku ku mubiri w'umuntu, ni isuku ku mubiri w'umuntu, kubera ko birafasha cyane kuba umuntu yashobora gutunganya igitsina cye akoresheje amazi nk'uko bisanzwe, akakigirira isuku. Icyo ni kimwe. Ikindi, gusiramurwa nk'uko ubushakashatsi bubitugaragariza butwereka ko bushobora kugabanya kwandura ku kigero cya 60% virusi itera sida. Ntabwo mvuze ko umuntu usiramuye adashobora kwandura virusi itera sida, ahubwo 60% aba ashobora kuba atakandura iyo virusi itera sida. Uti kubera iki? Wango kagahu cyangwa se rwa ruhu twavuze rutwikiriye umutwe w'igitsina,
tuzi ko virusi itera sida yandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa ibyuma bidakomeretsa ndetse no mu matembabuzi. Rero kagahu gafite ubushobozi ko kubika cyangwa se gufata za mikorobe kakazibika, cyangwa se karorohereye cyane ku buryo gashobora gukomereka mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite iyo virusi itera sida, akaba yakwandura cyangwa ukaba wakanduza binyuze muri kagahu dukuraho gatwikiriye umutwe w'imboro. Ikindi, gusiramura nanone bishobora gufasha umuntu kuba nanone yakirinda kwandura indwara zindi zitari virusi itera sida zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo za mburugu, harimo imitezi, harimo uburagaza ndetse n'izindi nyinshi, tutibagiwe na kanseri y'igitsina. Bivuze ngo umuntu usiramuye bishobora kugabanya kwanduza kanseri y'inkondo y'umura, ayanduza swate umugore we cyangwa se umu ex we bari kumwe bakundana, cyangwa se bikaba byamurinda we ubwe kuyandura kanseri y'igitsina gabo, kuko nayo ibaho nanone abikuye kuri wa muntu n'ubundi babanye muri bwa buryo, cyangwa se wa muntu wanduye ya ndwara. Ibyo rero nibyo byiza byo kuba umuntu yakisiramuza, kandi mu by'ukuri turi kujya tubona urubyiruko rubyitabira rurabishishikariza. Bishatse kuvuga ngo ni ibintu tubona biri kugenda bitanga umusaruro muri ibyo byiciro byose nakubwiye. Muga, iyo umuntu mumusiramuye bifata igihe kingana iki? Umuntu ashobora kumara, ko numva ngo nyine igitsina iyo mugikase nk'uko wari ubivuze mugakata kariya kantu ko ku mutwe, abadukurikiye bashobora batarabikoresha, batarakoresha circoncision cyangwa se batarisiramuza, bashobora kwibaza, ese umuntu amara amezi 3 arwaye, ese umuntu amara amezi 5? Umuntu udukurikiye atarasiramuza umwana cyangwa se nawe atarisiramuza, mwamumara mpunyenge ki mu gihe azamara, nimba ari umukozi cyangwa se akora imirimo iremereye, azarwara igihe kingana iki? Urakoze. Ndi gukunda gukoresha ijambo rivuga ngo gusiramurwa ni igikorwa cyiza kandi gikorwa mu buryo bwiza, kugira ngo yaba umugabo, yaba umubyeyi ufite umwana, yaba urubyiruko ari umusore, anyumve neza. Natangiye mbivuga, byarahindutse. Uko mbere byakorwaga siko ubu ngubu bikorwa. Hagiye hakorwa ubushakashatsi butandukanye kugira ngo icyo gikorwa gikorwe neza kandi gitanga umusaruro vuba. Nta gihe kinini gihari ku muntu wasiramuriwe ahantu heza, agasiramurwa n'umuntu ubifitiye ubushobozi bwo kubikora. Kubo tugenda duhura nabo, igihe kinini gihari ni icyumweru kimwe, akaba arakize. Yego, icyumweru kimwe. Navuze ngo iyo byakozwe neza, bigakorerwa ahantu heza, bigakorwa n'umuntu ubizi wabihuguriwe, mu gihe cy'icyumweru byibuze umuntu aba ashobora kuba wenda umubiri w'imbere, navuga ngo umubiri w'imbere ugaragara imbere ubu utarakira neza, ariko inyuma aho hakorewe cya gikorwa byibuze haba hakize. Urumva rero ko ntabwo ari igihe kinini, kandi nk'uko nabivuze, ntibihagarika ko umuntu yigira mu mirimo ye itandukanye, yibera mu buzima bwe nk'ubwo yari asanzwemo. Bivuze ngo ni uburyo bwiza, mbese ni ugukuraho kagahu, bakahadoda, bakashyira akadodo, barangiza bakagapfuka, wowe ukigira mu mirimo yawe. Nyuma y'amasaha 24 kugeza kuri 48 ukagaruka kwa muganga, kagapfuko bakagakuraho, hasiga ukagenda ukagira isuku, ukafata neza. Rwose ni ibintu byiza bikorwa neza kandi bidatinda. Murakoze. Jewe reka nsobanuze, kuko gihe hari umuntu twiganye, yari n'inshuti yanjye kuko twarakinanaga umupira w'amaguru, ariko tuza kujyana kwisiramuza sinibanga, ubwo twari tukiri abana batoya, ariko noneho we aza gusubirayo, twumva ngo bamusubiyemo.
impamvu zishobora gutuma umuntu bamusubiramo ni izihe? Ese bibaho cyangwa byari bikabyo? wenda abaye icyo kintu cyo nabivugaho, abaye ari nyir'ubwite wenda uri kubitubwira, wenda nshobora kugira uko mbisobanura mu buryo bwimbitse, ariko kuri icyo kintu icyo nakivugaho, nk'uko nabivuze, iyo byakorewe ahantu hazima bigakorwa n'umuntu ubizi, ubifitiye ubushobozi, wabihuguriwe, numva izo ngaruka zaba zitabayeho. ariko nk'uko kera wasangaga umuntu, ugasanga umuntu atwiriya, ugasanga ngo agiye gukora igikorwa cyo gusiramura, kandi ibyo bintu atabifitiye ubushobozi cyangwa se atanabizi. Wenda ashobora kuba yaragiye bakamukomeretsa ntibamusiramure, yajya kwa muganga, muganga akabona ko bitaboneye akamukorera neza. Icyo nicyo nabivugaho. Naho ubundi kuri iki gihe ntabwo bishoboka ko umuntu yavuga ngo bamusubiyemo yabikorewe hahandi nyine nababwiye cyangwa se nabasobanuriye. Umuntu ufite ubukwe mu cyumweru cy'imbere akaba atarisiramuje, uramugira inama ki muganga? Mu cyumweru cy'imbere biransekeje cyane, bise binyibutsa umuntu nawe bishobora kuba byarabayeho gutyo. Wenda ashobora kuba atarasobanuriye muganga ko wenda afite n'ubukwe, ariko ku bwanjye biterwa n'imyumvire y'umuntu. Icyo kintu ntabwo gishobora kubuza umuntu gukorerwa icyo gikorwa cyo gusiramura, kubera ko nk'uko nabivuze, ubukwe ni ubukwe, urakora ubukwe ugasiramurwa, igihe cyazagera wenda ugakira, ntacyo bitwaye. Ariko nk'uko nabisobanuye, ubwo ndumva aho washakaga kuganisha, ushaka kuvuga ngo muri bwa buryo, kuko tuzi ko iyo umuntu yakoze ubukwe mbese reka tubivuge, abagomba no gutera akabariro. Ndumva aricyo washatse kumbaza. Yego, naho nendaga gutunga urutoki. Ariko nshaka kuvuga ngo iyo umuntu yasiramuwe, nk'uko nabikubwiye, muri cya gihe cy'icyumweru, wenda ubona evolution nziza, cyangwa se arimo gukira cyangwa amaze gukira, ariko nk'uko nabivuze, hahandi haba havuye kagahu haba hatarakomera, ku buryo aramutse akoze imibonano mpuzabitsina ako kanya bishobora gutuma nanone haza igikomere, umubiri utandukana cyangwa se umubiri ucika. Ahubwo tubagira inama ko iyo umuntu yasiramuwe, byibuze agomba kwihangana ibyumweru bitatu, akaba ari bwo wenda yaba yemerewe kugira gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko nabwo nanone ntitwizere ko hantu hakomeye neza nk'uko bikwiye, akaba yakoresha agakingirizo. Iyo niyo nama. Rero twebwe hanze nk'abanyamakuru, ashobora no kwisiramuza wenda afite ubukwe muri wikendi, agategereza icyo gihe gitoya, akaba yakora ibyo yemerewe gukora nta kibazo. None twebwe nk'abanyamakuru hanze tujya tugera gutya tukumva abantu bavuga ngo urabona ngo umuntu ngo usiramuye ngo n'umuntu udasiramuye, burya ngo umudamu mu mabanga y'abubatse ngo hari ukuntu ngo usiramuye ngo ari we byiza. Mwagira icyo mutubwiraho kikanakangurira abadukurikiye wenda no kuba bakwitabira kwisiramuza ku bwinshi? Urakoze. Icyo kintu ndumva nari buze kuza kukivugaho cyane, ariko nk'uko twarebye hejuru akamaro ko kwisiramuza, nashishikariza abadamu kugira inama abagabo babo, babaye batarakoze icyo gikorwa, ko baza bakagikora, kuko ni byiza cyane. Twavuze ko mu byiza byabyo bishobora kugabanya virusi itera sida, bishobora gutuma hari indwara zimwe na zimwe zandurira mu mibonano mpuzabitsina adashobora kwandura. Twavuze ko nanone ari isuku, kubera ko hariya muri rwa ruhu, tuvuge n'urugero, umuntu ashobora kwihagarika, sibyo? Muri rwa ruhu hagasigaramo umutonyi, wenda umutonyi wa urine. Urumva hari bubeho iki? Hari imyanda ibirimo hariya, kandi iyo myanda ashobora, urumva iyo abantu bari gukora amabanga y'abubatse, iyo myanda nta handi hantu ihitira. Rero nagira inama
abantu bari kutwumva cyangwa se bakurikiye ikiganiro ko bashishikariza abo abegereye n'abo bazi batakoresheje icyo gikorwa ko bashobora kugikoresha kuko ni byiza cyane. Naho kuvuga ngo ni byiza cyangwa se si byiza, ku bwanjye nkurikije ibyo byiza byo kubikora, numva ari byiza, nongeyeho ngo cyane, numva ari byiza cyane. Hari icyo tugira ngo tubabazeho, kuko tujya twumva ko, ariko twebwe nyine n'ibyo twumva nk'abanyamakuru, kuko umunyamakuru ntabwo aba ari umuganga, ngo buriya ngo umuntu ngo wakoresheje igikorwa cyo kwisiramuza ngo hari ukuntu ngo mu bijyanye n'amabanga y'abubatse mu rugo, ngo hari ukuntu rwose agera ku byishimo bye bya nyuma mu gihe kirekire, ngo mu gihe umuntu utarisiramuza we ngo agera ku byishimo bye ngo mu gahe gatoya, ku buryo ashobora no gusiga uwo bashakanye muri icyo gikorwa. Mwagira icyo mubitubwiraho nk'amwe abaganga muba mwarabyize, kugira ngo abadukurikiye bamenye uko bagakwiye kubigenza, kuko nacyo ni igikorwa cyiza na Bibiliya ishyigikira ko abantu bakwiye kugikora bagishyizeho umutima ndetse n'ubwenge. Birumvikana, ariko ndumva icyo kintu nari maze kukivugaho, wenda ku bijyanye n'uko ku bijyanye n'amabanga y'abubatse, ko hari umwe ushobora kujya muri ayo mabanga bikamufata igihe kirekire, undi bikamufata igihe gitoya. Mbere na mbere ibyo bishobora kubaho bitewe n'imikorere cyangwa se n'umubiri w'umuntu, ariko gusiramura navuga ngo uretse kuba wenda byaduha bya byiza twumva twifuza byo gukomeza gusigasira ubuzima bwacu, ariko ku bijyanye n'amabanga y'abubatsi ntabwo hakozwe ubushakashatsi ngo habazwe ngo runaka wowe ngo bigenda gutya, ngo wenda ngo baduhereze pourcentage runaka dushobora kugenderaho, ariko tuko gusiramurwa ni ikintu cyiza kandi gifasha, kandi rwose ubona gisa neza. Iyo umuntu yakoresheje iki gikorwa ubona bisa neza, ku buryo mbese wumva nyine nawe ubwawe ubireba ubona ari ibintu byiza. Niyo mpamvu nashishikariza abantu batarabikoresha kugana amavuriro abegereye, ibitaro n'ahandi hose bakabikoresha. Murakoze. Tujya twumva ko wenda nk'uko mwarimu nabivuze ko umuntu wisiramuje afite amahirwe yo kutandura virusi itera sida ku kigero cya 60%, ariko tujya tunumva n'ingero z'abantu babana ariko bajya kwipimisha bagasanga wenda umwe yaranduye, umugore, ariko ugasanga wenda umugabo ni muzima, bigatuma bafata imyanzuro yo kugira ubundi buryo bakoresha kugira ngo uri utaranduye nawe agumana amahirwe yo kutazanduzwa n'uwo babana. Urumva ni ikintu cyiza, n'ibindi byinshi mwagiye mugarukaho. Ese igihe cyiza cyo kwisiramuza nkamwe b'abaganga mwabwira abadukurikiye ni guhera ku myaka ingahe? Urakoze. Kugera uyu munsi nta muntu n'umwe yaba umugabo, yaba umusore, yaba umwana, buri wese yemerewe cyangwa se yashishikarizwa gukora icyo gikorwa. Dukurikije bya byiza, nimba ari umugabo ukuze, yaba abyaye 2, 3 cyangwa 4, nawe iyo suku azayikenera, sibyo? Bivuze ngo wenda ntazahurira n'izo ndwara, ariko iyo suku arayikeneye. Ni ikintu cyiza rero ko buri muntu wese umaze gusobanukirwa cyangwa se umaze kumva akamaro ko kwisiramuza, buri muntu wese yaba umwana, buri wese yemerewe kwisiramuza kuko ntacyo bitwaye. Yego, ntacyo bitwaye, birafasha. Umwana iyo abikoze mu mikurire yiwe biramufasha, agakura icyo kibazo yaragikemuye. Umuntu wubatse nawe ashobora kubikoresha nawe
mu buryo bwo kwirinda bya bindi byose, icyo nacyo kikavamo. Ya umusore we noneho ni akarusho kuko turi mu isi iteye nk'uko twabivugaga, isi muri rusange cyangwa se n'igihugu cyacu turi mu iterambere, hahandi umuntu wese bitewe n'inyigisho zagiye zitangwa, umuntu wese yamaze gusobanukirwa ibyiza n'akamaro ko kwisiramuza. ubwo ndiho ndabwira abasore ku buryo umukobwa adatinya kubikubaza, akakubaza ndetse sheri yego waba warisiramuje. bivuze ngo rero wowe ubwawe nutabyiyibutsa kubikora uri umusore, uwo mukundana azabikubaza kubwire ngo sheri iki gikorwa waragikoresheje. bivuze ngo rero tarategereza ko babikubaza rwose, kandi ivuriro rikwegereye bagufashe muri icyo gikorwa kigende neza. nawe mubyeyi fasha umwana wawe akiri muto kugira ngo akoreshe cyangwa se umukoresha icyo gikorwa, nawe azakure icyo gikorwa yaragikoresheje kuko twamaze gusobanukirwa ibyiza byabyo. hari abantu bigeze kuduha ikiganiro, ngira ngo ni hari mu kihe gikorwa. urabona hari ibikorwa abasirikare bajya bakora bakajya muri kampeni zo ku Army Week, ngira ngo nuko babyita. bigeze kuduha ikiganiro baratubwira ati buriya nk'abantu bajya ku rugamba cyangwa se bakajya n'ahantu bazamara igihe kirekire, rimwe na rimwe nta mazi yo gukaraba babonye, kuko burya umusirikare iyo ari ku rugamba nkeka ko atabona umwanya wo kujya gukaraba mu gitondo, saa sita na nimugoroba nk'uko twe tubigenza. buriya ngo umuntu udasiramuye ahura n'ibibazo byanze bikunze kubera kubura umwanya wo gukaraba. mwagira nama ki abakobwa batarashaka, cyangwa se mwagira nama ki abashatse ariko babana n'abagabo badasiramuye? ntayindi nama mbagira uretse kubibashishikariza. kugeza ubu ngiye ku bwanjye nkurikije aho ibihe bigeze n'imibare tugenda tubona, mbona abantu iki gikorwa baracyitabiriye cyane. ahubwo nkaba nari mfashe umwanya kugira ngo mbwire n'abandi bataragikoresha ko uko bavuga ngo iyo umuntu gusiramura ngo birababaza, ntabwo bibabaza pe. uko bavuga ngo gusiramura ngo bifata igihe kinini ngo umuntu abirwaye, nababwiye ko n'umuntu yigira mu mirimo ye itandukanye, ubuzima busanzwe bugakomeza. ntabwo bihagarika umuntu kujya ku kazi, ntabwo bihagarika umuntu kunyonga igare cyangwa gutwara moto. wenda hari abamotari baba bavuga ngo njye sinizi ngo ntabwo nakisiramuzwa kandi ndi umumotari ntwara moto. oya, ntabwo bizakubuza gukomeza iyo imirimo yose waba ukora. ni ibintu bikorwa mu buryo bwiza kandi bwizewe, ku buryo ari ahantu ni nk'uko waba ufite ese tuvuge ni urugero, uramutse ufite igisebe hano ku kuboko cyangwa se ufite igisebe hano ku kuguru, ukajya kwa muganga bakagipfuka, byakubuza gukora imirimo yawe isanzwe? ntabwo byakubuza. rero bishatse kuvuga ngo nahari haba hari agasebe uhatonetse cyangwa se ukahakubaganya, nibyo biba bishobora gutera ikibazo. naho ubundi ibindi byo ni ibisanzwe rwose. none se kuki mukangurira abantu kubikora bakiri batoya kuruta uko babikora ari bakuru? tugira siroga ivuga ngo mu Rwanda rwacu urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. niyo mpamvu burya ibyinshi byakagombye guhera mu rubyiruko kugira ngo bazazamuke neza bafite ubuzima bwiza, basobanutse kandi basobanukiwe. tuvuga ku bantu batoya cyane cyane, burya tutabyirengagije, buriya abantu batoya baba bafite imyumvire itandukanye, ku buryo rimwe na rimwe ikintu nk'icyo ngicyo iyo nta makuru agifiteho uba ushobora no kumushuka agashukika. kandi urubyiruko turamutse tururinze rugasobanukirwa ibijyanye
n'iki gikorwa cyo kwisiramuza cyangwa se ubuzima bw'imyororokere muri rusange bishobora kudufasha ko n'abandi bazaza inyuma nabo bashobora kuvuka bafite iyo myumvire, ugasanga ibyo byiza nabo bibagezeho. Niyo mpamvu rero duhera ku rubyiruko kugira ngo twirinde ibyo byose, twirinde izo ndwara, twirinde, twigirire iyo suku, mbese tube smart nk'uko igihugu cyacu kiri smart. Yes. Hanyuma nk'abanyeshuri bari mu mashuri cyane ko bavuye mu biruhuko ubu bari ku mashuri, baramutse bakeneye kwisiramuza byagenda bite? Baza n'ubundi ku mavuriro mukoreraho mukabasiramura, ese mubasanga ku mashuri? Mbese umuntu ushaka kwisiramuza ubu ngubu kandi ari ku ishuri yabigenza ate, yakora iki? Ategereza ikiruhuko cyangwa cyane cyane uwiga aba muri interina utaha we ashobora kuza akisiramuza ubundi akajya yipfukisha n'urugero atashye amasomo arangiye, ariko uba muri interina mwamugira inama ki? Nk'uko nabivuze, ni igikorwa kitagoye pe, kidashobora no kubangamira imikorere y'umuntu, kubera ko n'ubundi n'ubu ku mashuri hajya haba amakampanye bagatumira abanyeshuri bakaza bakagira gute bakabakorera, kuko urumva nimba ari umunyeshuri ni umuntu usa naho yigiye hejuru mukuru, ku buryo kuba yaba ari ku ishuri agakorerwa n'icyo gihe. Ubundi abana tujya tubona abana baza mu biruhuko barasiramuwe, cyangwa se tugahitamo mu gihe cya shomaje, handi abanyeshuri baba bavuga ngo bafite icyumweru muri shomaje, icyo gikorwa bakagikorerwa. Nta kibazo bitera, n'uri ku ishuri ashobora kubikorerwa ntibigire icyo bitwara. Hari utwandikiye ngo haramutse hari ukeneye gukoresha icyo gikorwa yababona gute? Ibyo ari byo byose mushobora gutanga nimero yanyu, cyangwa se natwe kuri televiziyo hasi haba handitseho nimero ya telefone, bashobora kuyihamagara bagaca mu gikari barangiza bakakugeraho. Ariko ikindi twibaza tujya tubona abakobwa cyane cyane bashiki bacu tubana, akakubaza ati se wowe urasiramuye, waba udasiramuye akakujyana. Nk'icyo kintu mwebwe mucyakira gute? Ni umuco nyarwanda, ni cyiza gikomeze, nkamwe muragira inama ababyeyi ndetse n'abashiki b'abantu mu ngo, byakagombye gutangirira mu rugo kwisiramuza, cyangwa umwana yakagombye kubibwirwa n'abandi ageze ku ishuri? Iyo twigisha buriya twigisha abantu bose kandi bose barabyumva, ntacyo bitwaye. Abaye ari mushiki we afite iyo myumvire, yaramaze gusobanukirwa, akagira inama musaza we, ntacyo bidutwaye, turamukorera nta kibazo. Abaye ari umubyeyi yaramaze kubisobanukirwa, uretse ko sinavuga ngo ntibabisobanukiwe, bose barabisobanukiwe, nawe tujya tubona n'ababyeyi bazana abana babo muri icyo gikorwa cyo kwisiramuza, yamushyigikira ndetse akanamufasha kugera kuri icyo gikorwa, ntacyo bitwaye. Naho ubundi ushaka iki gikorwa cyangwa se uwifuza kugikorerwa mu buryo bwiza kandi bwizewe, nk'uko nabivuze, leta yagerageje kubimanura kugera ku kigo nderabuzima. Aho yajya hose, aho yasaba iyo serivisi yose ashobora kuyihabwa, agakorerwa icyo gikorwa. Muga turabashimiye ko mwatwemereye no kuzaduha ikindi kiganiro ku ndwara runaka ubukurikiye, cyangwa se imigendekere y'umubiri w'umuntu. Nagira ngo turagana ku musozo, munabwire abadukurikiye ku nshuro ikurikiye ni twongera kubasura cyangwa se tukabasanga ku kazi aho mukorera tutabasanze mu rugo nk'uyu munsi, muzabaganiriza ku kiganiro bwoko ki, kugira ngo wenda baba banategura n'ibibazo baba babaza kuri iki kiganiro, kugira ngo ubutaha uzabihereho uje kubaha icyo ngicyo. Uzaba wateguriye ku nsanganyamatsiko ivuga ngo iki? Murakoze. Ndumva nifuza kujya nganira n'urubyiruko cyane ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ni muri iyo mpamvu rero
nk'uko tumaze kuganira kuri iki kiganiro cya circoncision se cyangwa gusiramurwa ku bagabo, cyangwa se gukebwa bivuge mu kinyarwanda cyiza, naboneraho umwanya wo gutanga message, mvuga ngo twabonye ko ari ikintu gikorwa mu buryo bwiza kandi bwizewe na leta yacu yemera. Ngira inama umusore utarabikora, bamwe bakubeshyaga ngo biraryana, bamwe bakubwiraga ngo bitinda gukira, bamwe bakubwiraga ngo ntabwo ngo bishimisha umuntu mu mabanga yabubatse. Naboneraho umwanya wo kubabwira babyeyi, bagabo, basore, rubyiruko, twese iki kintu tukiteho, n'utarabikoresha mumaze impungenge kugira ngo agane ikigo kimwegereye akoresha iki gikorwa, kuko twamaze kubona ko ari cyiza cyane. Ndumva rero ubutaha ndumva nifuza kuzaganira nanone n'urubyiruko ku kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Tujya tubyibazaho ibintu byinshi, kandi ibi bintu nubwo hari n'abandi bakora ibiganiro kuri iki kintu, ariko dukeneye kubyumva kenshi, naho tujya tukabihasanga, yewe no haba kwa muganga tukabihasanga, haba mu mashuri nabyo byagezemo. Ubu ndizera ko mu Rwanda byose byahageze. Buri kigo cy'amashuri kiba gifite icyo nakita ngo icyumba cy'urubyiruko, cyangwa se no mu mahuriro y'abantu benshi, mu manama abayobozi. Icyo kintu numva leta yaragihagurukiye kugira ngo twigishe urubyiruko rwacu kubikorerwa ku mubiri wacu cyangwa imbere mu mubiri wacu, kugira ngo ejo n'ejo bundi hatazagira udushuka akatugusha mu bintu runaka bishobora kutujyana mu murongo utari mwiza. Tugomba gutegura ejo hazaza hacu, tukahategura neza, tubigizemo uruhari, ndetse n'ababyeyi bacu babigizemo uruhari, n'igihugu cyacu kibigizemo uruhari. Ndumva rero nshaka ko tuzaganira ubutaha ku kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, haba ku muhungu haba ku mukobwa, tukajya tugenda buri munsi tumenya ngo ese umubiri wacu ukora gute, imihindagurikire y'umubiri wacu igenda gutya. Dufatanye twubake u Rwanda rw'ejo, kandi tuzabigeraho dufatanyije. Murakoze. Hanyuma muga, hari umuntu utubajije ngo nitukubaze, nk'uko ikiganiro ari mbaze muganga, ngo nitukubaze ngo bamwe na bamwe mu madini n'amatorero harimo abavuga ngo kwisiramuza n'icyaha, cyangwa se imico n'imwe bitewe n'aho umuntu yavukiye kandi akanahakurira. Mwebwe mwamubwira iki umuntu wumva atakwisiramuza ngo kubera ari icyaha, cyangwa se Bibiliya ibivugaho iki? Iyo myumvire yari ya kera. Ntekereza ko ubu ngubu nta muntu ukigira iyo myumvire yo kuvuga ngo kwisiramuza n'icyaha, ngo kwisiramuza ngo ntabwo ngo itorero cyangwa se idini ribyemera. Oya, ntabwo, kuko njya numva naho nasengeye batanga amatangazo, bakavuga wenda nimba ari ikigo nderabuzima gifatanyije n'abantu b'inzobere baje kubafasha, ko bafite icyo gikorwa. Bishatse kuvuga ngo iyo kiba itorero rifite iyo myumvire, ntabwo ryakemera gucisha muri iryo tangazo, ngo mbere abantu bari babifiteho amakuru atari meza, bakumva ko gusiramurwa ari igikorwa cy'abayisilamu, noneho bakanakitirira gusiramurwa, ariko mu kinyarwanda cyiza ni ugukebwa. Ntabwo ari igikorwa cy'abayisilamu, ahubwo navuga ngo abasilamu nibo badutanze kumva ibyo bintu, ariko kugeza ubu ngubu natwe ubwo twarabisobanukiwe, kandi n'iyo myumvire yo kumva ko tutakagombye kubikora yavuyeho. Ubu ngubu ni igikorwa kireba buri muntu wese. Kandi ikindi urambajije ngo biri bivugaho iki, nzi neza ko iryo jambo gukebwa hari aho ndizi muri Bibiliya, aho Yesu ku myaka 12 nawe yagiye gukebwa. Numva rero utagamije wenda kuba wakebwa kugira ngo usambane cyangwa ugire ute, wanakebwa kugira ngo ugire isuku nawe ubwawe wiyiteho ku mubiri wawe, uryoherwe n'ubuzima. Gukebwa Bibiliya ivuga niko gusiramurwa mu rurimi rw'ikinyarwanda? Nuko mbyumva, ariko nk'uko mu kinyarwanda cyangwa se ibitabo bivuga ngo ni ugukebwa, kandi tukaba tubona na Yesu yarakebwe, numva nyine ku bwanjye numva niko gusiramurwa kwa. Yego.
mbo murakoze cyane. Hanyuma tugana ku musozo, turagira ngo nimba hari ikindi mwumva mwabwira abadukurikiye mukibabwire, mubashishikariza cyane cyane no gukora subscribe nimba ubona ko hari icyo bizabamarira. Iki kiganiro ni cyiza cyane, ikiganiro ni cyiza kandi kirafasha. Iyo ucyumvisha ari ubwa mbere ucyumvishe, gishobora kugira icyo gihindura kuri wowe, reka mvuge ngo ku myumvire yawe. Rero nkaba nabwira abadukurikiye ko bakurikira iki kiganiro kuri channel ya Ijabo Ryawe TV, bagakora subscribe, bagakora share, ndetse bakanakomentinga, bagatanga n'ibitekerezo kugira ngo dukomeze dushyigikire ibiganiro nk'ibi byiza bituma abantu bisobanukirwa, bahindura n'imyumvire. Murakoze. Urumva no abadukurikiye ku Ijabo Rye TV, reka ngire n'icyo mbabwira. Impamvu yo gukora ibi biganiro no gutegura gushyiraho iyi emission yambaze muganga, hirya no hino tubona ababyeyi bakunze kugira isoni zo kuganiriza abana b'abakobwa ndetse n'abahungu, abangavu ndetse n'ingimbi, bagatinya kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'ibitsina, ubuzima bw'imyororokere, bagatinya kubibaganiriza. Leta igi bakangurira cyane cyane, ariko ugasanga ababyeyi nyine ntibabikora, cyane cyane mu byaro hirya no hino. Twakoze iki rero kugira ngo wowe mubyeyi udukurikiranye, ukumva utabona uko usobanurira umwana ku bijyanye n'umubiri n'imyanya y'irondoka, umubwira uti genda ukurikirane Ijabo Rye TV, ibyo biganiro byose azabisangamo. Ibyo wakamubwiye nk'umubyeyi nibyo Ijabo Rye TV izajya igeza ku badukurikiye, buri wese rero azagenda abonamo ibye. Turabashimiye rero dogiteri, tunababwira ngo nitwongera no kubatumira muzitabire ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Nta kibazo nzabwitaho. Merci.